abaduteze amatwi turabashuhuje, tunejejwe cyane nuko mudutega amatwi, tunejejwe n'uburyo mukurikirana urubuga rwacu, muri abantu beza cyane. Uyu munsi rero nabwo twabateguriye ikiganiro gifite umutwe ugira uti dore imyitwarire ugomba kugira igihe wasohokanye n'umukunzi wawe. Abantu ntabwo basobanukiwe neza yuko hari imyitwarire umuntu agomba kugira igihe asohokanye n'umukunzi we kugira ngo urukundo rwabo rukomeze rugende neza. Icya mbere rero, igihe wasohokanye n'umukunzi wawe ugomba kwirinda ibintu bikujagaraza mu mutwe, ukirinda guhaguruka buri kanya witaba amatelefone, ukirinda gucatinga cyane n'abandi bantu, kuko uwo mwanya uba wawuhariye umukunzi wawe kugira ngo muganire. Ibyo ngibyo iyo utabyubahirije ugakomeza uhaguruka buri kanya, ntago biba ari byiza kuko birogoye ikiganiro mwari mufitanye. Icya kabiri, igihe wasohokanye n'umukunzi wawe ugomba kumutega amatwi, ukirinda ibintu byose byakurangaza. Urugero, ushobora kuba wari uri kuganira n'umukunzi wawe uri umuhungu, ukabona iruhande rwanyu hanyuze umukobwa wambaye mini, ukamwitegereza cyane, byaba ngombwa ukanamukurikiza amaso. Ibyo iyo uri kumwe n'umukunzi wawe ntabwo abibona neza, ntabwo bimushimisha. Cyangwa uri umukobwa ukabona hirya haturutse umusore w'ibogari w'amajeya, ukamwitegereza cyane ku buryo umurangarira, ndetse byaba ngombwa ukamukurikiza n'amaso. Ibyo nabyo ntabwo bishimisha umuhungu muri kuganira cyangwa mwasohokanye. Ibyo mukwiye kubyirinda. Icya gatatu, igihe wasohokanye n'umukunzi wawe mugomba kwicara murebana. Ntabwo ari byiza ko wakwicara ureba hirya nawe areba ahandi, ahubwo mugomba kwicara murebana kandi mukaganira, buri muntu yirekuye ntawe ufite icyo akinga mugenzi we. Ugomba kumutega amatwi kandi witegereza mu mboni y'ijisho ryiwe. Iyo uganira n'umukunzi wirinda kuganira nawe ureba ku ruhande cyane, ahubwo ugomba kumureba mu mboni nawe akakureba, kuko ibyo bituma urukundo rwanyu rwiyongera kandi ukumva hari ikintu bihindura mu mutima wawe. Uzirinde rero kuganira n'umukunzi wawe ureba hirya no hino. Kandi iyo urebana nawe ureba hirya gatoya, ukongera ukamureba kandi ugakomeza kwihata kureba mu mboni yiwe, kuko hari icyo bifasha mu rukundo. Ikindi, igihe uzaba uri kuganira n'umukunzi wawe mwasohokanye, uzajye wirinda kumuca mu ijambo mu gihe ateruye ikiganiro hari ikintu ari kukubwira. Ntabwo ari byiza yuko umuca mu ijambo atararangiza kugira ikintu akubwira. Ibyo ntabwo ari byiza, ahubwo ugomba kumutega amatwi akakubwira ikiganiro cyose yaguteguriye, hanyuma nawe ugatanga igitekerezo cyawe, mugahana ijambo, nibwo ibiganiro byanyu bizagenda neza. Icya gatanu, igihe uteruye ikiganiro uri kuganira n'umukunzi wawe, wirinda gukoresha za mvugo z'abantu bo muri iyi minsi. Kumwe bataruka atumva ndagaswi, baby umunsi wa mbere nkuyoka numvise ntakayemo, ku buryo rwose ubu numva nagushyira mu mago. Izo ntabwo ari imvugo z'abantu bafite umuco cyangwa barezwe, ahubwo ugomba kumubwira amagambo witonze mu ijwi rituje, ukavuga uti mukunzi mwiza, umunsi wa mbere nkubona numvise mbaye nk'uwubonekewe, ku buryo umutima wanjye wari ugoswe n'igicu cy'umwijima, ariko sinamenye igihe cyaviriyeho, ku buryo numva wazambera umucyo w'ibihe byose, kuko mbona muri iyi si nta muntu wakuruta. Ibyo ukabivuga mu ijwi rituje kandi umureba, umufashe mu kiganza. Ibyo bizagufasha kuba wabanje kubitekereza, nawe yabitekerejeho, kandi ayo magambo umubwiye azakomeza kuyibazaho igihe cyose. Icya gatandatu, igihe wasohokanye n'umukunzi wawe
wirinda kugira umururumba w'ibyo kurya, usange uratumiza mumpe inkoko, mumpe ifiriti, mumpe imboga, mumpe amakaroni, ibyo bikageraho igihe ubirya bimwe bikanasigara, bikaba ngombwa ko bitwara no mu kabaga kandi utari wateguye gutwara mu ibaga, cyangwa ugasaba inzoga mumpe pirimusi, fata, mitsingi, bikagera iyo urinda usinda ugataha bagutwaye mu maboko. Ibyo ngibyo ntago binezeza umukunzi wawe. Twirinde ibintu ibyo ari byo byose bitatuma byatubuza kwihesha icyubahiro. Ikindi, nimurangiza ibiganiro mwateguye, uzibuke gushimira umukunzi wawe, kuko hari imbaraga nyinshi aba yakoresheje. Uzamushimire imbaraga yakoresheje kugira ngo muhure muganire, umushimire umwanya yatanze, uzamushimire amafaranga yakoresheje kugira ngo mukunde muhure, maze nurangiza unamubwira uti mukunzi wanjye ndagushimira ibyo ukuba witanze kugira ngo dukunde tubonane, n'ibyo uba wakoresheje byose, kandi nkwijeje yuko n'ikindi gihe uzongera kuntumira nzakwitaba, kuko naje gusanga ari wowe soko y'amahoro y'umutima wanjye. Rero murakoze ku nama tubaha, mukore subscribe kugira ngo mushobore gukurikirana ibiganiro tubagezaho buri munsi, kandi munaduha ibitekerezo byanyu. Murakoze, Imana ibarinde.